ubuzima ni bugufi ku buryo utagakwiriye gutakaza umwanya wawe ugendana n'abantu batagufitiye akamaro. Ayo magambo yavuzwe n'umukire wa mbere ku isi witwa Jeff Bezos. Ubuzima ni bugufi, dufite umwanya mutoya ku isi, kandi muri uwo mwanya mutoya ufite ibintu byinshi cyane ugomba kugeraho, ku buryo ukwiriye guhitamo inshuti zawe ukoresheje ubwenge, ntukajye uta umwanya wawe uri kumwe n'abantu batakongerera akamaro. Ese tekereza neza, inshuti zawe iyo muhuye mukamarana nk'amasaha 2, muri ayo masaha 2 byibuze uba wiyongereyeho ikintu kingana iki mu buzima, cyangwa agaciro kawe kaba kagabanutse. Ntibivuze ko ukwiriye kwirinda abantu, oya, ahubwo tekereza uti ese iyo ndi kumwe n'aba bantu ibyo tuba turimo tuvuga ni ibintu bigira aho bingeza mu buzima, nkava ku rwego twakwita A nkagera ku rwego twakwita B, hari aho mba ndi kuva naho mba ndi kujya. Ibyo nubitekerezaho witonze bizatuma kuva uyu munsi uzajya ujya gufata inshuti cyangwa abantu mumarana igihe, ukareba niba hari ikintu bakongerera mu buzima, niba batuma ubuzima bwawe burushaho kuba bwiza cyangwa batuma utakaza umwanya mu buzima. Ubuzima ni bugufi, ntukwiriye gutakaza umwanya wawe uri kumwe n'abantu batagufitiye akamaro.